Abantu benshi mumaze iminsi mumbaza ahantu mwakura amazu meza yo kugura za nzu nini maze iminsi mbereka. Uyu munsi mbazanye muri imwe muri karitsiye nziza za zindi mwita ngo ni karitsiye z'Ingagari. Ubu turi muri Kibagabaga, imwe muri karitsiye nziza cyane zitekanye, zimeze neza, zirimo utugeretse twinshi. Tugende mbereke ya nzu maze iminsi mbabwira. Kugira sasa mubone ino nzu tugiye kubereka ahantu iherereye, kameraman agiye kujya hejuru agenda abereka mbere na mbere ino nzu iri muri karitsiye zimeze gute. Jya hejuru tubereke. Urabona rero ya Kibagabaga nababwiraga, ugeze aho bita ku Rwibutso, abantu benshi barahazi, niho ukatira ukinjiramo. Ubu ndagira ngo mugende mureba neza ahantu hose tugiye guca. Uca hano ku Rwibutso, kamanuka, genda ureba ikintu bita karitsiye mbagejejemo. Nureba neza urabona ko ari karitsiye nziza, irimo utuntu tw'uduti twiza, amataje gusa. Nababwiye ngo ubundi iyi Kibagabaga birazwi ko ari imwe muri karitsiye zihagazeho nziza. Alimentation urayabona hano hose aho tugenda duca. Ngira ngo urabona ko karitsiye ari karitsiye nziza cyane rwose. Komeza umanuka, ni karitsiye irimo kaburimbo, amazu meza, alimentation, amabotike, urabona ko bigiye bihari byiza cyane, nta kintu wakenera ngo kibure hano. Inzu ngira ngo murayibona ko tuyigezeho. Inzu nziza cyane kandi nini cyane. Iyi nzu rero ubwiza bwayo buhambaye cyane, nko kubona kino gice cyose. Iyi nzu ngiye kubereka ifite ibyumba 7 kuri kino gice twakwita ngo ni cyo hejuru. Ariko iyo uje kuri uru ruhande ukamanuka hano kuri zino escalier nziza cyane, hasi igira indi nzu n'ubundi ifatanye niyo, ariko twayita nka cave y'ibyumba 3 ibyumba 3 n'amadushe, ubwo ngubwo n'ubwiherero 2 byose. Hasi hari ibyumba 3, ariko reka duhere hejuru tubanze turebe ibyumba 7. Inzu nini cyane ku mafaranga make, inzu iri muri karitsiye nziza ya Kibagabaga. Katwinjiremo. Ngira ngo urayibona ni salo nini cyane, ifite kwisanzura guhambaye guturuka ara hose, matara meza cyane. Noneho iriya ni kitchen yacu, urayibona nziza. Hakuri niyo winjiye hano rero, ubwo turi kuvuga kuri hano harimo ibyumba 2 na bathroom imwe. Ubwo hasi tuvuye hari ibyumba 2 na bathroom imwe, tuhise tuzamuka hejuru. Ngira ngo ni escalier nziza cyane. Ngira ngo urabona hariya hose ariko nziza. Hejuru nk'uko ubibona ni hanini cyane, hari ibyumba 4. Iki ni icyumba cya mbere, dore na bariko yacyo. Gifite bariko nziza, ashyira utuntu twose. Ikintu kidasanzwe noneho mukwiye no kumenya ni uko buri cyumba cyose cy'iyi nzu gifite bariko yacyo. Uraza ukihagarara hano ukaba uri kureba view nziza cyane ya Kigali yose. Urabona ko ufite view ya Kigali yose kabisa, wirebera ubwiza bw'umujyi. Iyo ugiye hejuru rero, hano hari icyumba cyiza, bathroom yacyo, ndetse noneho hakaba na rooftop nziza cyane. Noneho yose mubona ni rooftop, gukomeza iryiriya yose ni rooftop y'iyi nzu. Kigali yose uba uyifite mu maso yawe, karitsiye nziza cyane. Ya nyubako yacu rumaze kubereka ibyumba 7 biri ku ruhande rwo hejuru. Tugiye kumanuka, iyo umanutse zino escalier nimba twabyita nko kujya muri cave, hariyo ibindi byumba 3 na bathroom 2. Nakubwiye ngo iyi nzu ubundi yajyamo imiryango nk'ibiri. Inzu y'ibyumba 10 muri Kibagabaga ku mafaranga make, $420,000 ni nko kwitomborera.
ngira ngo ya nzu yacu yo hasi urayibona, ifite salo nini cyane ihambaye, urayigenda ukaruha. Dore igikoni cyayo ngiki, ntabwo cyo turashyiramo utubati n'iki, ariko urabona ko ifite igikoni nayo kinini cyane cyayo cyihariye. Urabona ko mbega itandukanye n'iyo hejuru, niyo mpamvu tukubwira ngo iyi ni inzu yabamo imiryango n'ibiri kandi imiryango migari. Hano hasi nk'uko mubibona hari ibyumba bibiri n'iki ngiki cya hano, ariko bisangiye bathroom imwe ariyo yiriya, ubwo ni ibyumba bibiri. Iyo ukomeje hano hari ikindi cyumba nanone cya gatatu kinini cyane rwose cyisanzuye, twakwita nka master yo hasi, gifite bathroom yacyo yihariye nziza cyane rwose. Ibyo bikahita rero bituma ya nzu yacu iri hano Kibagabaga y'ibyumba 10 ku mafaranga make cyane. Sikariye zizamuka rero uva muri Kavenise. Ngira ngo murabibona, iyi ni inzu ifite rooftop nziza cyane, ushobora kugura ukayikoraho ibyo ushaka byose, ukaba wajya unahanywera akantu cyangwa se ukahakorera ibirori byawe. Ifite rooftop nini cyane, ifite ibyumba 3 hasi byihariye bimeze nk'inzu yabyo, ariko n'ubundi iri kuri iyi ikagira n'ibindi 7 hano hejuru. Ni ibintu bidasanzwe kubona inzu ifite rooftop nk'iyi, ibyumba 10, inzu yabamo imiryango 2, ugasanga iyi nzu iri kugura $120,000. Ni nko kwitorera. Mubanguke vuba, hamagara iyo nimero iri aho ngaho, uko inzu imeze twabikweretse, tuze tuyikwereke. Ubwo ndaje mbereke n'ahandi hirya no hino hagiye hari amazu yo kugura. Ubwo mbabwira babandi bafite amafaranga yabo, ushobora kuba uri mu Rwanda, ushobora kuba uri diaspora, aho waba uri hose ku isi, twagufasha kugira ngo inzu yawe ikujye mu mazina byihuse cyane aho waba uri hose ku isi.